Reka mbasuhuze inshuti bakunzi b'ikiganiro The Story Time, mboneraho kubaha ikaze kandi nshimira buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri channel, mbabwira ngo ni iby'igiciro gikomeye, mukomeze mutulayikinge, mudukorere share kandi muduhe na comment, mutubwire icyo mushaka yuko twazabagezaho mu nkuru yacu ikurikira. The Story Time ni ikiganiro mutegurirwa mukagezwaho nanjye Diespa. Uyu munsi rero mu kiganiro The Story Time ngiye kukubwira ku nkuru ubwo ni inkuru y'umugabo n'umugore, aho baje kubana umugabo akennye ndetse abana n'umukobwa wari ufite amafaranga. Bageze mu rugo ubuzima bugenda buhinduka, umugabo nawe aza kugafata arakira, ariko mu gukira kwe yaje kwibagirwa wa mugore wamwitayeho mu bihe yari afite bibi mu bukene bwiwe, aho nta wundi wamurebaga, atangira kumuca inyuma ndetse akanamukubita rimwe na rimwe. Umugore yaje gufata umwanzuro, uwo mwanzuro umugore yafashe niwo uraza kumva muri kino kiganiro tugiye kuganira. So rero ntatinze reka ntangire n'inkuru yacu y'uyu munsi. Ni inkuru yiswe ngo ubuzima burahinduka. Rero inkuru yacu itangira ari umuhungu n'umukobwa baba bicaye mu nzu ya ghetto, inzu idashamaje ubona ko atari nziza. Umuhungu aba ari umukene ariko aba afite umukobwa bakundana wo mu bakire. Umukobwa rero yari afite igikapu, yaramuvuye kumugurira imyenda, aramubwira ati akira igera imyenda nakuguriye, inkweto, ndetse yaramuzaniye n'akabogisi kari karimo ibyo kurya. Umuhungu arabanza ajya gukaraba, araza arambara, arangije nyine ubwo urumva yipimye ya myenda sheri we yari amuzaniye, arayambara abona iramukwiye, arishima cyane aramuyambira. Umukobwa aramubwira ati noneho banza unarye, dore nakuzaniye ibyo kurya, nagutekeye neza, ibiryo ukunda ndabizi. Ubwo umuhungu yafashe ibiryo ararya, nyuma yo kurya ashimira sheri we, aramuhobera cyane anamuyambira. Umukobwa rero yitegereje ahantu umuhungu aba, yitegereza ubuzima abayeho. Umukobwa kuko we yari afite akazi kandi yaturukaga no mu muryango ukomeye, ntabwo byari bumunanire kuba yabasha gufasha umuhungu. Yaramusabye ati se wareka tukabana? Umuhungu yumvishe amagambo umukobwa amubwiye, yumva icyo cyifuzo yaramugejejeho, abura icyo akora. Aramubwira ati sheri wanjye rero urabizi, ntabwo ari ukwanga ko tubana, ariko ubuzima mbayeho nawe urabubona, nagutunga nkaguha iki? Nta mafaranga mfite yabasha kukwitaho, ntabwo nabasha kukugurira umwenda mwiza, ntabwo nabasha kukugurira urukweto rwiza, ariko yewe reka ndeke no kujya kure ngo mvuge iby'imyenda, inkweto, nubwo nabasha kukubonera icyo kurya byibuze ukwezi kumwe. Umukobwa yitegereje umuhungu atuje, arangije aramwenyura, aramusekera, aramubwira ati mukunzi wanjye, ntabwo ngewe icyo nkeneye ari ibyo ngibyo, ngewe nkeneye ko tubana kuko ndagukunda, kandi mu mafaranga nkorera ntabwo azananirwa gutuma tugura ibyo kurya pe. Ubwo rero ngewe ndumva nta kibazo. Umuhungu ati se ko nshimye uzazana ibyo kurya, inzu yo kubamo yo tuzayivana hehe? Umukobwa ati ariko nta kibazo, aha ngaha uba nahaba. Umuhungu ati se uzemera kuba muri kano kazu kangana gutya, katagira sima, katagira irange, kandi waramenyeye kuba ahantu yisanzuye mu nzu nziza? Umukobwa aramubwira ati rega ndagukunda kandi tuzabana mu buzima bubi, nibunahinduka bukaba bwiza tuzakomeza tubane, rero njye ndumva nta kibazo kuba twagumana hano muri no ghetto. Umuhungu yabuze icyo akora, yitegereza umukunzi we, aramuhobera cyane ubona ko bimushimishije. Arangije aramubwira ati, yabimubwiye amureba mu maso, aramubwira ati koko nimba wumva uzabasha kwihanganira ubukene bwanjye, twabura ukaryama, nta kibazo tubane.
ariko ntabwo ndajya kubibwira ababyeyi bawe kuko njyewe urabona ndi imbobo nta mwenda ngira, ntabwo nagenda ku babyeyi bawe ntagira ikintu, ni nyuma nidukora bigacamo nibwo tuzajya kureba ababyeyi bawe mbabwire yuko ngufite tubana. Umukobwa yabisamiye hejuru ati mva nta kibazo rwose, reka tugumane, igihe kizagera tujye kureba ababyeyi. Umukobwa rero barabanye muri ubwo buzima, ukwezi kwa mbere kurashira, umukobwa akora agira gute, umuhungu ariko ntakiranja, agashakisha ikiraka, amafaranga abonye akaza bakayaguramo ibyo guteka bakarya, ndetse udusigaye bakishyura inzu, ubona ko bishimye bagaseka, mbese mu bukene bwabo bari bameze neza kuko banywaga n'agacupa, urumva iyo baga bagira amahirwe baguraga inzoga bakinywera ubundi bakisindira, mbese bari bariho mu buzima bwiza cyane pe. Igihe rero cyaje kugera umukobwa atwara inda imugwa nabi cyane, hamwe nta rubaraga yari afite, ubwo kujya ku kazi urumva byarahagaze, ntiyongeye gusubira ku kazi, bagerageza gukoresha amafaranga umukobwa yari yarasevinze ariyo bakoresha mu rugo bishyura inzu, then amafaranga nayo bigera aho ngaho arashira. Umukobwa aguza inshuti ziwe, abavandimwe, akora uko ashoboye ariko amafaranga arashira, bitangira kuba ibibazo, noneho kurya biba ikibazo, kwambara biba ikibazo, umukobwa arahangayika cyane pe. Umukobwa atangira gucupira, umva atangira gusa nabi, hamwe yabonaga ibintu byoroshye kuko yari afite akazi, nibwo yabonye neza ko ubuzima bwari bukomeye. Yatangiye kwibaza icyo azambika umwana we yavutse, atangira kureba azamuryamisha, mbese ibibazo byose bimuhurira ku mutwe, ariko ubwo n'umugabo ntabwo nawe yari yorohewe. Umugabo rimwe na rimwe yaragendaga akicara akigunga, akavuga ati simana ndabigenza gute, noneho umugore wanjye ararya iki, nyine bikamucanga. Rimwe na rimwe agatinda gutaha, yanze kuza mu rugo nta kintu afite ngo umugore atamubona, akamubaza ibyo kurya, ariko yagera mu rugo bitangira kuba ibibazo kuko urumva umugabo yatindaga gutaha, yanatakaza nta kintu azanye, umugore bikamubangamira, agatangira kugira ngo yamugiye kumuca inyuma, ngo batangira kuvugana nabi, umwuka mubi watangiye kuzamuka mu rugo rwabo. Umusore rero sinzi ukuntu yagiriwe ubuntu, umunsi umwe yakoreye umubosi aramwitegereza, ubwo areba ukuntu akora n'umurava cyane, aramwishyura, arangije aramubwira ati ejo uzagaruke hano mubwire. Umugabo yabonye amafaranga aca kuri botike ahaha ibyari bikenewe mu rugo, ataha kare icyo gihe, asanga madamu arateka bari kurya, umugore yishimye aramubwira ati sheri uyu munsi wanguriye ibyo kurya nkunda pe, amafaranga wayakuye he none? Umugabo nyine yamusobanurira ukuntu yabonye amafaranga, ndetse anamubwira ko bosi bahuye akamuha akazi, yamuhaye nimero akamubwira ko ejo yasubirayo akajya kumureba bakavugana. Ubwo umugore ntiyabitinzeho, yaramubwira ati okay ubwo nta kibazo uzajya kumureba. Bamaze kurya, umugore nta n'imbaraga yari afite, inda yari imaze kugera mu mezi 7, yaragiye mu cyumba, nyine sinavuga ko ari n'icyumba ko babaga muri chambrette, ubwo yagumye yahise we yerekeza mu buriri, aragenda araryama. Ubwo umugabo nawe yaraye gusinzira byanze, areba hejuru yatekereza cyane, ariko bukeye yiyemeza kujya kureba wa mubosi. Agezeyo umubosi aramubwira ati rero ati nabonye uzi gukora cyane pe, atariko urabyewe ubundi mu buzima busanzwe njyewe mfite umushoferi wanjye ujya untwarira ibintu by'imicanga akanyine ku mashansiye, atariko nta muntu umufasha afite, ese byakunda ko mujya mujyana gupakira ukamufasha?
umusore urumva yarabonye akazi yahise abyemera yihuse. Ubwo umubosi ahamagara wa musore bagombaga gufatanya, aramubwira ko nijoro bagomba guhura bagajyana bwa mbere. Ubwo umugabo yarabyumvishije, buracya mu gitondo barajyana, atangiye gukora akazi. Iminsi iricuma, akazi aragenda aragakora igihe kinini aramenyera, biza kugera aho ngaho umugore arabyara. Urumva ntabwo yari afite ubuzima bubi cyane kuko yari atangiye byibura kugenda akoreraho ku dufaranga duke, akaza akita ku mugore we, ndetse udusigaye akasevinga kugira ngo wenda azabone icyo yishyura umwana ishuri. Nyine urabizi abagabo bagira save cyane. Ubwo rero uko iminsi yagiye yicuma niko bosi yagiye areba ukuntu wa musore akora. Umusore rero bosi aramubwira ati ariko ngwino tuganire. Aragenda yitaba bosi baraganira. Bosi aramubwira ati ndamutse nkuhaye amafaranga ukajya kwiga imodoka wabishobora? Ubwo umusore ati ntabishobora. Bosi rero adatinze yamujyanye ku ishuri ryigishaga gutwara imodoka. Umugabo yiga gutwara imodoka, bosi aramushugurikira, abona ibyangombwa byose by'imodoka. Arangije kwiga rero no kubona ibyangombwa byose, bosi yahise afata imodoka yiwe yari afite ku ruhande, arayimuha, aramubwira ati iyi modoka ni wowe uzajya uyitwara. Ubwo ni imodoka yaramuhaye, ni imodoka nziza, imodoka yatwaraga, imodoka yari ikiri nshyashya, yatwaraga ibintu byinshi cyane, ntabwo ari nk'ayandi bari basanzwe bajya gupakirisha imicanga. Ubwo rero umugabo yabashije kubona imodoka, ubuzima burahinduka, atangira gusa neza, abwira umugore we bari mukabajya mu nzu nziza, atangira kwambara neza, mbese nyine ubuzima buragaruka. Umugabo rero atangiye kujya agendana na bosi we bagatembera, bakajya mu tubari. Rero niho yaje no kwigira ingeso zo gutangira kuba ari kumwe n'abagore cyane, atangira kujya asinda, agataha mu rugo. Mbese umugore akamubaza se ko watinze gutaha, umugabo akamubeshya byagenze gute, se ko numva inzoga zakurenze. Umugabo akamubwira yuko ari bosi we basangiraga. Umugore kuko nta mico mibi yari azi ku mugabo we, yagerageje kwihangana igihe kinini, ariko uko bucya n'uko bwije niko byagendaga birushaho kuba bibi cyane. Umugabo yatangiye guhinduka cyane pe, hamwe none yatangiye kujya arara yitaba amatelefone, telefone ze zisona cyane, amamesaje acicikana. Byumvikane ko yari yamaze kwinjira mu ngeso mbi yo guca inyuma umugore we. Ubwo imyaka yabaye 2, umwana arakura, umugore nawe atangira gushakisha akazi uko yabonaga bitangiye kwanga. Umugabo nawe rero yakomeje gukora, ubuzima buramukundira, ndetse yaje no kugura inzu yiwe nziza cyane, yimukanamo n'umugore we n'umwana wabo bajya kuyituramo. So rero umugabo ingeso mbi uko yabonaga amafaranga niko ingeso mbi zakomezaga kwiyongera, aho yaje guhinduka. Noneho atangira kujya ataha nijoro cyane mu gicuku, agataha noneho bugiye gucya, akabaho n'igihe agiye akararayo. Umugore yabonye umugabo wahinduka cyane, aravuga ati wasanga ariko namuha umwanya ngo tuganire, reka nze kumwicaza muganirize. Umugore yaramuganirije, ariko mbere yo kumuganiriza yarabanje arateka neza, bararya. Bamaze kurya aramubwira ati sheri wanjye, mbere yo kuryama ureke tubanze tuganire, ndagushaka. Ubwo umugabo yaraje aricara, uwo munsi ntabwo yari yanyweye, baraganira. Umugore aramubwira ati se ko mbona ugenda uhinduka sheri wanjye, ko twatangiye uri umwana mwiza, none ukaba uboneye amafaranga ukaba ugenda uhinduka cyane, urariyo sinzi uba waraye, ubundi bimeze gute? Mbwira ufite ikihe kibazo? Umugabo aramubwira ati rero njyewe bosi wanjye uramuzi, kenshi akunda ko tuba turi kumwe, nta kibi mba ndimo, ahubwo wowe jya wihangana. Umugore ati se ziriya telefoni ziguhamagara, mperutse no kubona mesaje y'umuntu ukubwira ibintu bitari byiza, bimeze nk'aho umuca inyuma, ati birabyo ni ibiki? Ubwo umugabo abura icyo avuga, ariko aramuryarya cyane. Umugore abona ntabwo
ntiyabigira intambara bajya kuryama. Umugabo rero uko amafaranga akomeje kwiyongera niko ingeso mbi ziwe zakomeje kugenda ziyongera cyane, noneho agira aho atangira guca inyuma umugore we byeruye ndetse akabimwereka, yewe umugore yanavuga akamukubita. Umugore rero yaje kubona ubwo buzima atabugumamo, nibwo yafashe umwanzuro wo gufata umwana wabo bari bafitanye umwe aramutwara, nyine bajya kwishakishiriza ubuzima. Umugore yabonye nta kindi yakora ataguma muri ubwo buzima, afata umwanzuro wo kwijyanira n'umwana we bakajya kwifondera ubuzima, cyane cyane ko uwo mugabo yari yarahindutse cyane pe, biteye ubwoba hamwe nawe utabasha kwihangana. Ubwo umugabo rero byasigaye mu rugo biramucanga, urugo ruramucanga, atangira kubona ibyo yakoraga, ikigeretse kubera na stress yaje gukora impanuka ajya mu bitaro. Ubwo rero yari ari mu bitaro kwa muganga maze y'icyumweru, yabonye umugore we ataza kumusura, arangije asaba umuntu wari umurwaje amubwira ati impa urupapuro umpe n'agakaramu. Ubwo yarabifashe atangira kwandikira umugore we amagambo agira uku nguku ati hayi, yatangiye avuga ati hayi mukundwa, ndabizi narakubabaje, ndabizi naguteye agahinda gakomeye, sinari kubikora ariko nabaye umuntu udakwiye urukundo rwawe, naratsinzwe ngambanira icyizere cyawe, ni wowe muntu wankunze mu gihe ntacyo nari mfite, waranyambitse igihe ntari mfite icyo kwambara, mbese waranangaburiye mu gihe ntari mfite icyo kurya, ni wowe muntu wangumyeho mu gihe abandi bose bari bantaye, wambaye hafi mu buzima bwanjye, wampaye ibyishimo undi muntu uwo ari we wese atashoboraga kumpa. Saa izi ngizi ndicuza, ndyamya kwa muganga, ndatekereza cyane, nkibuka ya minsi myiza twagiranaga, nkicuza impamvu nakubabaje, nkicuza impamvu ntabonye yuko wari uw'agaciro mu buzima bwanjye. Ati kano kanya nta kindi kintu umutima wanjye ukeneye usibye wowe wenyine. Mugore wanjye nkunda, urabizi ko uri inshuti yanjye, wari umukunzi wanjye, wari inshuti yanjye magara, wari mama w'abana banjye, mbese wari byose byanjye. Kuba waragiye ugatwara n'umwana wacu byansigiye igikomere ku mutima wanjye, naratekereje cyane ijoro n'amanywa, kuva wa munsi wagiye sinigeze nsinzira, mpora nibaza uri hehe, dore ko nagerageje guhamagara telefone yawe ariko ntinigeze nyibona ku murongo, narabaririje mu nshuti zawe sinigeze mbasha kubona uwampa amakuru yawe, ariko mukundwa ndagira ngo ngumenyeshe ko ndagukumbuye cyane. Ndasaba imbabazi ku myitwarire idahwitse nagaragaje, ndasaba imbabazi kuba naragukubise, mbese nkagusebya, nkakwambura icyubahiro cy'umubyeyi mu maso y'umwana wacu. Ibyo uzabimbabarire. Sinzi hano ndyamye ngo nzahava ryari, sinzi ngo nzakira mu gihe kingana gute, gusa wumve yuko ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima. Basi igihe uzabona uru rwandiko uzaze kundeba, nzaba nkutegereje, kandi iteka ryose nzahora niteguye kugusaba imbabazi no guhinduka no kukubera umwana mwiza. Aho amakosa yose nakoze niteguye kuzayihana ndetse ngasubiza ibintu ku murongo uko byari bimeze. Nakubwira byinshi kuko nanjye ubwanjye iyo ntekereje ku byo nakoze, ikimwaro n'isoni nibyo binanga imbere, nkibaza ibintu byose nagukoreye, nkareba ukuntu wowe wamfataga, nkumva ndi ikigoryi, nkumva mbese nta nubwo ndi umugabo, yewe sinkwiye no kwitwa umugabo wawe. Basi uzangirire impuhwe ku byo nakoze, byibura uze undebe hano kwa muganga, dore merewe nabi, ndebe yuko nabasha kugarura agatima. Ati
ati reka ndekere ahangaha, gusa reka nizere ko nubona urwandiko rwanjye uzaza kundeba. Umugabo rero amaze kwandika ako gapapuro yarakazinze, arangije agashyira ku musego wiwe. Ubwo urumva ko yari ategereje ko yazabona umuntu atuma ku mugore we. So nyuma y'igihe kinini haje kuza umuntu bari baziranye muri famiye yabo, amubwira yuko azi ahantu umugore we ari. Nyuma yo kumubwira, umugabo yamusabye ko yamusendagiza akamujyana kureba umugore we, ariko undi amubwira ati ntabwo byakunda, dore umeze nabi, amaguru yawe ntabwo akora neza, ntabwo wabasha kuva hano kwa muganga. Umugabo yaratakambye ati basi ndakwinginze mbabarira umfashe ungeze ku mugore wanjye, cyangwa se ugende umunzanire. Ati nkumbuye kubona umwana wacu, nkumbuye no kubona umugore wanjye, ndakwinginze basi nimba ari cyo kintu cya nyuma nsigaje hano ku isi, ndakwinginze reka umpuze n'umugore wanjye, byibura musabe imbabazi. Undi rero ntiyigeze amwemerera ko yamutwara kureba umugore we, gusa yamusezeranyije ko agiye kugenda akamutwarira urwandiko ku mugore, ubundi akazaza kumureba. Umugore rero aho yari ari, urumva yari asigaye aterateranya, yarabonye akazi ariko kadakomeye, yibanira n'umwana we. ubwo umwana yari amaze kwegera hejuru gatoya, yagiye kubona yashi yabo ije kubasura, arikanga cyane atego, ati se ni wowe uje hano? Undi arambwira ati gira utabara, umugabo wameze nabi kwa muganga. Umugore ati kagira inkuru, ati se nawe byamubaho? Ati mbwira yabaye iki? Umugore ndambwira ati ariko nyamara no guseka birakomeye, umugabo ari kwa muganga ameze nabi, atahubwo amaye urwandiko ngwino uje kumureba. Umugore yafunguye urwandiko n'agasuzuguro, anaseka nyine, yumva ko nyine ari kwa kundi uba wamushiye ibintu, yumva ko umugabo atakimukeneye. Yafunguye urwandiko atangira gusoma, ariko amagambo yari arimo akiyasoma yahise yiruka mu nzu, afata imyenda arambara, yapika n'umwana vuba vuba, ndetse atega imodoka agenda asoma ayo magambo. Umugabo ubwo ariko amarira agwa, yatekerezaga ku bihe bagiranye, agatekereza ukuntu babanye nta kintu afite, agatekereza ukuntu umugabo yamukubise, ibintu byose yamukoreye byagarukaga mu mutwe, ariko yatekereza ko bamubwiye ko ari kwa muganga amerewe nabi, akumva biramurenze, umva amarira agashoka. Ubwo umugore yari yiyemeje kuza kwa muganga, araza agera aho umugabo yari arwariye, yohereza umwana mbere, umwana aragenda abona papa we. Ubwo umugabo aho yari aryamye nawe byamucanze, yibaza ko umugore we azaza, yarahindukiye abona umwana. Aramurerembuza, umwana araza amuyambiraho, yubuye amaso mu muryango abona n'umugore we arahari. Umugabo yashatse kuva ku gitanda ngo asuhuze umugore, ariko biranga. Umugore yaraje aramwegera, aca bugufi aramusuhuza. Umugabo n'amarira atangira kumubwira ati sheri wanjye umeze ute? Mbega ukuntu wananutse cyane. Ati mana umbabarire kuko kumeze kose ni njyewe wabiteye, ntabwo nari. Umugore ati wivuga byinshi, narakubabariye kuko nawe ntiwari uzi ibyo ukora pe. Ati narakubabariye. Umugore aramuhobera, umugabo amarira aramurenga, ariko umugabo akomeza yishinze icyaha, yicura urubanza. Umugore aramubwira ati tuza, narakubabariye, gusa nizere yuko ubonye isomo, bikubereye isomo. Nujya guhemuka ntugahemukire umuntu wakugiriye neza, ntugahemukire umuntu ugukunda, kubera yuko umuntu ugukunda nibwo butunzi uba ufite, kandi niwo munezero wawe uba ufite wo ku isi. Umugabo yaramuyambiye n'isoni nyinshi, biramurenga, amarira bose yararize, yarashotse, batangira kurira bwagahanagura undi, ariko umwana nawe yabarebye, agahinda karamwicara, aza ahobera ababyeyi biwe. Umugabo yasezeranya umugore ko atazongera kumubabaza, ko atazongera kumuca inyuma, barongera bariyunga, barasubirana. Inkuru yacu rero ni uko nguko tuyirangije, naho irangiriye.
ubwo rero hagati aho ngaho ariko mbanza kukubwira ko ushaka gukoresha telefone yawe wagana Ivetech akagukorera ku giciro kiri hasi cyane. Akora amatelefone y'ubwoko bwose kandi buri serivisi yose, buri kintu gipfuye kuri telefone aragikora. Ikindi muri Life Paint niho usanga amarangi y'ubwoko butandukanye mu mabara yose, abe mu mavuta, aba y'amavuta cyangwa se ay'amazi, Life Paint irayagufitiye. Reka rero nshimire buri muntu wese twabanye hano kuri channel ya Diespa TV, mbabwira ngo ikiganiro The Story Time nakagaruka. Utwandikire ku nkuru ushaka ko twazakugezaho, niyo yaba ari filime yo warebye ukayikunda ugashaka yuko twe tuyikubwiraho, nta kibazo wabikora. Reka mbabwire ngo ikiganiro The Story Time nakagaruka. Ciao ciao, Imana ibarinde.